Mama. Yewe. Ndo shusho. Yego ko. Muze bite? Neza. Sikutambwiye ko ugiye kuza se. Umva rero narinje hano muri quartier hari umuntu ngiye kureba hari ahepfo. Ubwo ndabure wakureba mu gusuhuzaho singe tutabonanye. Ndaza ngiye ku rugi mbura umuntu ndahamagara. Nibwo nakase mu gikari. Ndaza nyine utanibone niwe ndicara. Cyangwa waruje kureba sheri wanjye sha. No ese wabwira ko impamvu wari utambwira ari kwa shiti yanjye nokuri. Nimba ni ikintu nashaka gukora icyo cyase nagikora. Ntabwo nawe. Nuze makuru yawe. Makuru ni meza. Ibaza uramugora ubona yajya kunyemera ko ari ibyo byihorere sibyo ngibyo wabitindaho. Akurasa neza. Cyose bara Akurasa neza cyane. Sinakubwiye se. Ubundi se wowe bari kusubunda buriki. Nibemba naho nyine. Shaka yakora nari ngukumbuye makuru y'imisi se. Amakuru ni meza nyine. Ndabiza kanyure hano musuhuze. Umva nimba ari jona kwandikiye no kuri WhatsApp ni wansubiza. Jona nifite akazi keshi. Yako shaka akazi kenshi kubyo utanansubiza ko ese kusigayo nkatira cyane ugakabya. Cyangwa ufite umuntu uri kwitaho sha wowe. Aho pe nukuri. Nawe pe. Ko byo nakwandikira message zigeze muri 3. Kugira ni musubiza. Hari ukuntu umuntu akwandikira. Ukabira kuvuga ngo uraje musubize witonze. Urabizi ko turi kuvuga tuvuga ibintu byinshi tukabona twahehe. Rero wowe kuvugisha bisaba kuba nguguha umwanya kuko umbwira tutandukanye. Sha umaze kunyanga ndabibonye. None ko sigaye mburira umwanya. Nanjye niyo mpamvu naje muri quartier ndavuga nti ejo uranyandikire kanze nkurebe. None se niyo unyagiye aka message kamukambwira ngo ndaza guci wawe. Niyo mpamvu niciye amande kuza kureba. Sharabo ngo ushyize amakenga wowe. Sugo wambwije ukuri ko ntacyo bitwaye. Ndakubwira iki se? Urumva gute koko ntawe ni umuntu nanje kureba hari ahepfo maze kubona. Utuvuga ngo uzundebe gusa. None se nza ahantu utaha ni ngombwa kuvugisha. Yigo nyine ni ngombwa rose nagobona ko waje no hansange. Nyine ariko nari numva ko hari kandi nubwo nkasanga ntuhari nanakica ngutegereza ikibazo se ko nge ntarambikwa. Ako ibyo byose biba byiza ibanje ukambwira kugira ngo nyine uhansange nyine tunaganire tu. Ubu se nkutungura iyo nkubwira ngo nze nagusanga usa neza gutyo. Njyewe ariko baranzi. Njyewe moranse neza igihe cyose uzabaze. Umvura umbyise ukore. Umugabo aramutse guteka akajya ahandi. Shabana umva baramuroza. Abagabo se baranyurwa. Yanagenda nta mikino yaje. Shaje ibyo ngibyo ntabwo yawe ari kuba kugusa nawe urasa neza disi ncwi. Wapi ndabona ntazi ukuntu umeze mva. Alo? Yes, Ola. Shubite. Ni sawa. Nengeze ku gipangu cya kabiri. Ugeze ku gipangu cya kabiri? Yego. Gate nini ya mbere wayirenze? Gate ya mbere nini wayirenze? Yego. Urebe ya kabiri imbere yawe. Yego nyigezeho. Okay, zamuka afungura nusanga intuza ingufuri idafunguye. Yego. Usunike gate. Yego. Winjire noneho winjire mu muryango cyo harafunguye. Harafunguye. Sawa. Karibu. Oh, sweetheart. Ça va? Ça va. Allez, ngukumbuye. Ngukumbuye cyane. Karibu. Amakuru kise? Neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Meze neza? Usa neza? Gari cyane. Ariko umunsi ntabwo wakoze? Oya. Oh. Mbaga ngukumbuye. Sure. Meze uteze? Meze neza. So, mu rugo nahangana ubwa mbere wageze kandi? Neza cyane. Ubundi mu rugo njyenyine? Njyenyine pe? Ndabona isanzure. Isanzure nta kibazo kabisa. Ngukumbuye cyane. Sure. Kureba neza? Useka neza? Biteze? Isawa? Anyway, kwari kugira ngo nkwereka hano mu rugo
uhamenye igihe havutse ikibazo nawe urabyumva ushobora no kuba waza nyine kwaje kwa plan urabizi naza pe ariko ora karamba sikuri mwiza nawe uri mwiza cyane urabizi neza ko ntera isoni nta muganga ugira isoni uri kuzinera aba yararebye mu bintu byinshi no mu ntuza nyinshi gusa ibi byagutera isoni kuri mwe n'umuntu mukunda no gutera isoni cyangwa uri muri net nibwo ndeba neza nibwo ubaye mwiza ariko njye simpura nicyo kibazo yego nzakuvura uzamvura yego shanga hose nzakuvura ufite ikibazo cy'amaso kiri seriye yego reba mureba ndamurura cyane urana ntararangiye aya mbere kurangira ndacyari igihe ni sawa siko ntajya mpaga kukureba yego nanumva mukumbuye cyane hari uzaza utuma nibyo mfasha kwirya se bitwaye iki ubaye mwiza urabihera he ubwo ni ibisanzwe ndi ubwanwa bwawe sure ubu ukundira iki kuko ari imvange kari imvange sure iwawe se bite ariko narashaka kuzagaruka kugusura byari kumkumbuye nzaza twiriranwe turarane nyiragasazi wanjye yansarana noneho yaguhitana yanyirenze gusa ariko ushobora kwipanga haba ko nagiye mu mishoni byari cyangwa nagiye mu isemina ahantu none bikaba nk'uko ndarayo none nkaza bipange rwose sure mba ngushaka uranshaka nk'iki se wese namaye cyangwa namaye byose so twarakwereka ariko siko nta nakwakira oya ntabwo nakwakiriye hano turajya ahandi twaje sawa koze gusa so reka nari ntegereje ko umwana aza reka muhamagare mubaze aho ari hari telefone yashyize kamuhamagare mubaze aho ari noneho kugira ngo ntasigure urwo rwonyine mwakire se no ahubwo se nakwakire hano oya yaba ari bibi turajya ahandi nibyo byiza reka noneho mpamagara umwana mubaze ahantu ageze noneho tugende ariko ntabwo dusanga nasanga twagiye comment ça va ma fille ugeze hehe utaha urajya hano mu minota ingahe hariya ntufite imfunguzo zawe okay njyewe rero hari ahantu ngiye byihutirwa atebuka mu rugo ntawe uhari kandi na mama we ntawe uhari sibyo okay je t'aime bisous ma chérie mfite umukobwa wanjye dukundana rero mfite umukobwa wanjye dukundana aranyibuza mbese niyo naza kuba ntari papa we aha let's go amakuru yawe se amakuru ni meza wowe umeze ute meze neza none se noneho byagenze neza nta kibazo noneho uratuje byihorere baravuga ngo ntawe urubara noneho byagenze nabi cyane birenze ukwemera ubundi tukiri aho mama arahari ararya ako arahennye
usigaye uyu mwanga bigeze aho ngaho zonyine gutya no kumureba ari kumvugisha ambwira ngo ukora iki numva ari kuntera iseseme. none se ntabwo aguhemba ubundi nyirizina mupfa ubundi bimeze bite ko utambwira? Umuntu uri hano muri uru rugo muzima ni Bejo wenyine. Kuki? Ab'umugabo ab'umugore ese ko nagiye mbona uriya mugore yitonda ariyo mpamvu ari inshuti yanjye mukunda. Yitonda ifoto tazagira no kubeshya. Nasanze ko ibaze ko bamaze amezi 2 batampemba. Ushize nakubaje kwambwira ngo nta kibazo cyo guhembwa gihari. Kiragera nanze kubikubwira. Amezi 2 utarahembwa? Amezi 2. Bakanguhemba bakagutoteza gutyo. Kaboyi saniki Kaboyi jaha Kaboyi none se batse amafaranga kubwira ngo iki? Arantuka. Uzi buriya cyagihe nuko nanze kubikubwira. Ako nakubwiye ngo muvugishirize. Kuri kukibaguza se? Cyagiye nari nsohotse hanze. Sanga ari kuvuga n'undi ugabo basetse bashwanyutse. Ngo ndagukumbuye. Uriya agira undi mugabo se? Aramufite. Aca umugabo w'inyuma? Kandi banza atari umwe atari na babiri. Kuko uriya mugore Bistani ubwo ngubwo Okunjya mbona disi afite freshere mvuge ni disi urasa neza mbona ari umugore w'umusirimu ugira gute igene ngira ngo yifata kuri kugira ngo umugabo nyine abone ko ari mwiza. Ibaze ko umugabo wiwe yifata kazana umugore wundi n'umugabo wese mu buriri bwiwe bw'umugore n'umugabo wese nawe azana umugore uri ko numva se runo rugo ari umuriro. Nukubona abantu bagenda tukagira ngo ni abantu. Niyo mpamvu haza yari ko kanagara sheri imeze ngewe biransetsa. None se reka nkubwire rero uzi ikintu ngiye nagufasha nimba ari uko bimeze nubona bikomeshe kwanga mbona uri umukobwa mwiza witonda cyekanye wenda nawe uruhande rumwe unyereka kuri mwiza hanyuma mukaza kwitwara nabi mbona witonda nakurangira ahandi akazi. Ntakubeshye rero hari n'igihe mu minsi yashize hari igihe byanshanze hahandi nabuze n'ijana rya miti. Ntekereza kuba nadaha umuceri, ntekereza kuba nasuka amavuta ariko utazakora ibyo koze. Uzi ko icyaha cy'ubujura ari ikibariko. Uzi ko wibye n'ahandi wajya hose umuvuma gukurikirana ugasana ahantu maze kabiri. Ureba ubwo wibye rimwe wakongera ugatekereza ko uwo mutima wagize wo kutabikora ntuzabikora. Shawuru rugo ndarurambiwe aho bigeze akazi ninongera ninkabona niyo bambwira ngo genda amafaranga yawe ntayaguhaye nzagenda. Umva humura rero reka nkushakira akazi mbanziranye n'abantu benshi kandi bitonda nuko utabimbwiye kandi nabikubwiye ngo mvugishe nyakobuja numve nimba hari ukuntu yahinduka urabyanga. Erega reka nkubwire sibyo kwihutira kuvuga ntabwo ari byiza sibyo. Ibaze arifata akaca umugabo w'inyuma n'umugabo nawe akaca umugore w'inyuma n'amaherezo bikarangira nawe bakagutesha umutwe. Kamubwira genda nyine umurebe kanze ngende njya kumureba ntari sawa aho ubundi nyine nirwubitse ruzi gusya ngomba kwihangana nyine. Amasaha ngahe sosho neza yego shandaho bose ukunda kuryama cyane
uragira ngo umubiri uziyongere koko nayo ifite ibitotsi byenda kunyica. oya ugomba kumenya yuko iyo umuntu aryama cyane umubiri ugira ukaramba maze nuko abaye wowe kuki yaza kuba ari nk'undi muntu ntabwo nari kumwitaba iyo ndyamye. nyine si igihe naguhamagaraga wakomeza uriryama siko maze iminota hangaha mutegereje nyine kwa kundi ujya kubyuka ukumva ari nk'ikintu kigusubije ku buriri shana uko nyine byari bigenze. amakuru se shana meza. none se byawe n'umukozi wawe bimeze bite bijyanye n'umukozi wanjye se gute kandi wenda umbabarire kandi nkusabe n'imbabazi wenda ushobora kuba nivanze mu bintu byanyu atari ngombwa urabizi inshuti yanjye ndagukunda nkunda umuryango wawe ni ukuvuga ngo njya kuza maze ubwo naguhamagaraga nkaza nasanze kaboyi ari gukubura kaboyi yego yego ari gukubura ari kubona atishimye mbona ntazi ukuntu ameze ndamusubiza mubaza amakuru mubaza nimba ko ndeba uko ameze n'ibiki arambwira ariko ibintu yambwiye nuko ntabwo nari mbikozeho pe mbona umuntu witonda mbona nyine yakubwiye umugore w'umutesi bakubwiye ibishyize cyangwa umuntu ungana nkawe ni gute ufata umwanya ukicara n'umukozi ukumva amagambo akubwira urumva namubajije ahantu uri ambwira ko uryamye kandi nkabona ntabwo ameze neza ni nk'uko waba uri no mu nzu uri kugenda ukabona umwana uhari utameze neza ukaba wamubaza noneho dore ko nurisanzwe muzi nkunda kuza nkamusanga kandi nzi ko akunda kuba afite morale bose uko bize ubundi umukozi ajya buri icyo avuga nawe uzi amagambo y'abakozi ko numvise koko nose nyine ubinziho hari ibyo nziho n'ibyo bintu yakubwiye ntanazi n'ibyo ari byo hari ibyo nziho ko numva wamugiriye impuhwe cyane ntandi urivugirwe umusozi ubusa ariko mva nkubwire ibintu by'amagambo y'abakozi shana nubwo wazabivamo pe umuntu ubuse no kuba ko abakozi utabazi wowe nshobora gusanga ibyo mbo byandagaye hariya nagira ngo ndamubwiye ngo mvuze nabi nshobora gusanga atakorobye nagira ngo ndamubwiye ngo mvuze nabi no se undi abakozi ni icyo bakorera ngo banyurwe wowe ukubizi ni icyo ukorera umukozi nganyurwe aha ndabyemera wenda kuba wamubwira nabi kubera ko yakoze akazi katameze neza ndabyumva ni nabyo pe ariko se ukageraho umukubita inde ngewe mukubita niko yakubwiye ngo namukubise ngewe noneho nakumirwa pe rero reka nkubwire umukozi ni nk'umwana nk'abandi kandi burya umukozi uretse yuko umuntu yibuka ko aba agomba kuvuga ko ari umukozi mu gihe cyo kumuhemba iyo ukwezi gushize ariko mu gihe ukwezi kutarashira uba ugomba kumufata nk'umuvandimwe uba ugomba kumufata nk'undi muntu wundi ntumutoteze ngo mugire igicibwa cyangwa se mugire ikintu kitafite reka nkwibariza ikibazo kimwe kandi utsubize waba ukubitwa ufatwa nabi ukaguma aho uri nimba yumva mubangamiye azagenda hari ubwo namubyaye ngewe ntabwo nzabura kumubwira amafuti mbona sheri ibyo byo rwose nawe urabizi sinjya nihangana sinabona umwanda ngo nceceke icyo ni icyambere sibyo ntabwo nasohoka ngo mbone ibyombo birandagaye hariya kandi nzi ko mfite umuntu hano memba ngo ngiye mbure kuvuga none se nzabikirage kugira ngo abone ko ntajya mvuga nabi nzabikirage basi se nimba ubona yitwara nabi aho kugira ngo ugeraho umukubita ntiwamwicaza ukamuhana warangiza ukamubwira uti ibintu ukabyongera wabona kwisubiraho byanze ukamwirukana ukaza n'undi sheri wambare ko izo stress ntazo nshaka kizindi mu mutwe zimpagije uruze muzajya stress z'uyu mugabo wa ngira stress z'umukozi koko urumva ibyo ari byo kuzumbazaho ibyo ndabyumva none se ibyo kuba ufite undi mugabo ku ruhande mukunda nabyo bimeze bite ngo ibyo sina nabikuye ntumbwire ko ari we wabikubwiye sha abakozi bagira umuntu gusa ubwo uwo mugabo ko kwakomana yanjye
konzi witonda konzi yuko niyo wabonaga niyo ubonye hari igitsina gabo kimpamagara wenda kumerera nabi ibyo nawe ntabwo ibyo bintu bishyigikiye ntabwo umuntu w'inshuti yanjye wari ukwiriye kwicarana n'umukozi ngo akubwire ubugambo bwose yiboneye ngo nawe ujye ubyumve. Niyo impamvu ntabiha agaciro, niyo mpamvu nanjye twicaye ndi kubikubaza kugira ngo niyo nkuru igeze ku mugabo wanjye ngo niyo mpamvu nanjye nshaka kugira ngo twice tubiganireho, sibyo nkugira inama nshaka kubwira icyo nshaka ko tuganiraho. Reka n'iriya nshinzi sinzi iby'ibirimo ni ukuri kw'Imana pe nta mutima mubingira urabizi sibyo nta nubwo nabona ibyo mbo byandagaye ngo muri kuvuga nose yaje kuba umutako muri iyi nzu sibyo ko ibyo ngibyo atari nabyo ngiye bimpangayikishije umva ahubwo nkubwire shaka mfite ibibazo muri iyi nzu nubibone gutya mfite ibibazo ahandi iyo mbitekereje mba numva nakwiruka. Umugabo wanjye ibintu ari kunkorera muri iyi nzu wagira ngo ntago ari uwo nashatse ni ukuri kw'Imana nta wundi ibyo ngibyo uri kumwe ngo bya kaboyi nta nubwo ibyo ngibyo mba mbirebaho rwose. Bimeze biteze sinzi ukuntu nabikubwira pe. Umugabo wanjye aza bwenda gucya ndateka nkategura ku meza uko nakabiteguye niko babyandurura ntago ajya arya ahantu nimba afite undi muntu usigaye umutekera njye ntabwo mbizi noneho mubuririho akazi kenshi wenda kenshi katuma atanekereza sheri. Hari ukuntu wenda umugabo ashaka kogera kunanirwa akora akazi yagiyemo agataha n'umunaniro mwinshi akahita aryama birashoboka guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru gusa ubwo nabandi umugore bwoko cy'ukwezi kumwe kwashira ukundi kugashoza uko tumaze amezi 3 habe no kunyegera. Oya ni ukuri kw'Imana don ryama hano nawe akaryama iyo ngiyo nta muntu ugikora ku wundi mbese ubu narumiye niyo namushaka kajana ntago namubona gusa ubundi urashaka kumbwira iki wowe basi se wafashe igihe cyo kumuganiriza kugira ngo wenda ashaka hari ikibazo afite utabizi akaba ariyo mpamvu amuganiriza se akaguha umwanya ase umuntu azaza bukeye umbwire ngo muzaganira ryari niyo mubwiye ngo tuganire ndinaniriwe namubwiye ati hari ibintu nshaka kukubwira ngo amagambo y'abagore ndayazi ngo ubwo ugiye kurarunsa kuri ijoro ryose ubwo se ubu ngubu ngenza akora iki none se ukabukeka se ko hari ahandi hantu ari abagiyemo hari andi bagore shahi ibyo ngibyo ntabwo mbimukekera kuko ntaramufata ariko nanone urebye nyine ukuntu ibintu biba bimeze nabyo wabikeka rega turi abantu. Rero reka nkubwire icyo ugomba gukora utazakora ikosa ryo kuvuga ngo uramuca inyuma nawe ngo wihimure sibyo. nanjye nyicareho kiri babayeho neza pe. ubu ngubu ntiyajya ndeka nkakarya buri munsi ntagiye kukarya mwihishe. Oya kaboyi Biju wafashe umuneke wawe nyoko nyoko uvuze ngo iki ako nkawe ubu waje kwirirwa ukina hano cyangwa waje kwirirwa ukina hano nindakubwiye ngo ndire umuneke wowe siwembaza umuneke umwe wonyine subiza ibyo wajije mbona ninde wakubwiye ngo urye imineke niwe mba nayiguriye erega naso naricaye yashyize ukuguru kukundi umva we mama kireka nk'uwakuru wigereza akagukubita nko hasi nibwo umuntu yakumva nakubwiye ngo iki tega amatwi nakubwiye ngo iki hitumera nkaho nta cyabaye vuba